tugatangiranye n'umukobwa warimo asohoka ahantu arigenda akibaguzwa, yahise akuramo undi mwenda ahita yambara indi myenda vuba vuba ako ka mwanya. Imyenda yari yambaye yari ayambariyeho amafaranga. Kumbe ku ruhande hari umugabo wari wamubonye amuturuka inyuma aravuga ati n'umuntu uko byamera kose ndagukurikirana ntabwo uri bubashe kuba wancika. Arangiza akomeza kumukurikirana, ntabwo tuzi ngo uwo mudamu barakwereka yaraje ahita yinjira mu kantu kari aho ngaho, yarangiza imyenda yari yambaye ihita ihinduka. Mana nyagasani, ikanzu yari yambaye yahise ihinduka ubururu. Arangiza aravuga ati n'ubundi uko byamera kose imipango yanjye iraza kurya, ndaza kubikora kandi bigenze neza ndabikoze. Arangiza atangira kwireba ahantu hose aravuga ati n'ubundi njye ndabona nahindutse, nta kibazo ari amafaranga ndaza kuyarya. Mana nyagasani witegereze neza, barakwereka yafashe inzira aragenda akomeza gufata gutyo, akoresha intoki ebyiri aho ngaho, ntabwo tuzi ngo nibiki agiye kubigenza gute. Arangije yahise afata n'iminwa ye atangira kuyihindura umukara. Ikigaragara cyo nuko ari gushaka kwiyoberanya kugira ngo ataze kugira umuntu ubasha kuba yamumenya. Mana nyagasani, barakwereka yakomeje kugenda muri ubwo buryo, akomeza gutambuka aho ngaho, araza ahita ahagarara aho ngaho yitonze, afata ipamba arangije akora mu ivu ryari riri aho ngaho, atangira gusiga inkweto ye nayo yihindura umukara. Ibi ni ibiki mwakabyara mwe? Witegereze neza. Arangije amaze gusiga ya nkweto yihindura umukara, akimara kuyihindura umukara aravuga ati n'ubundi uko byamera kose nta muntu uri bubashe kuba yamenya. Ndabizi neza ko nta muntu uri bumenye, njye ndamaze kubateka umutwe kandi ndamaze kwihinduranya, ntawe uri bubashe kumenya ko mfite ano mafaranga. Arangije wirebera umudamu, umukobwa yamaze kwihindura muri ubwo buryo, amafaranga yari yamaze kuyatwara. Arangije afata inzira aragenda. Barakwereka witegereze neza, yakomeje gutambuka muri ubwo buryo, araza ahita abona umugabo wari wicaye aho ngaho yipfutse ikote, aribaza ati si umuntu ninde? Mwakabyara mu uyu muntu ninde? Arangije aramuvugisha ati yewe muntu bite kuri aho ngaho? Yanga kuvuga. Aramuvugisha ati bite bye kuri aho ngaho, byakugendekeye bite? Arangije umukobwa yari yamaze kwihinduranya ndetse no kwiyoberanya, ntabwo tuzi ngo niki gitumye atwara ariya mafaranga. Arangije yaraje ahita afata ariya kote wa muntu yipfutse wiyoberanyije atangira kumukoraho, aramubwira ati yewe muntu bite kutavuga kuri aho ngaho, byakugendekeye bite? Wamvugishije ko ngushaka. Arangije kumbe witegereze neza, yari yigize umusabirizi kugira ngo uwo mwana mukobwa naza kuza wenda aze kubasha ko hari ikintu yamuha. Arangije afata rya kote, witegereze neza. Arangije aramubwira ati eguka nkubwire, kumbe ni wa mugabo uri wa mugabo wakomeje gukurikirana wa mukobwa. Mana nyagasani, witegereze neza. Umukobwa aramubonye ahita atungurwa, aramubwira ati nari nakuvumbuye, ibyo wakoze byose n'imipango yawe nari nayibonye, zana ayo mafaranga tuyakora ipaso. Arangije atangira kumusobanura, atangira kumubwira ati nukuri amafaranga ntayo mfite, tigiye urabona hari ahantu muriye nawe, ahubwo giye uranzi ko mbona uri kunyibwirishwa ayo magambo. Kumbe witegereze neza, umugabo yahise atangira kumufata, aramubwira ati nta hantu uri buncikire, n'ubundi uko byamera kose ndagufata paka ariya mafaranga uyazanye, nutayazana ntabwo turi bujye imbizi, turashwana kandi tunaserere. Arangiza akomeza kumufata, aramukomeza aramubwira ati ayo mafaranga n'ubundi ugomba kuyazana. Witegereze neza, bakomeje kuganira. Aramubwira ati jyewe amafaranga ndayazana, nyakuye hehe? Ati hari amafaranga wigeze uma, ahubwo wikomeza kumbangamira, ndeka nigendere, nifatire inzira nigendere, ndekura wimbangamira wowe, ahubwo egerayo, jya ku ruhande wikomeza kumbangamira. Arangije aramubwira ati n'ubundi uko byamera kose amafaranga nayo wigeze uma, ahubwo sinzi ikintu uri gushaka wowe, ndakwinginze reba hagiye niviriye mu kazi, none uri kunera stress, uri kumbangamira. Amafaranga uri kumbazana amafaranga bwoko ki? Anahe mafaranga wigeze uma ku buryo waba uri kuyambaza? Arangije aramubwira ati nyamara amafaranga ntabwo ibyo by'amafaranga jewe uri kubimbaza kubera ko nayo wigeze uma. Umukobwa yakomeje kumusobanurira, umugabo yanga kubyumva, arambwira ati ahubwo turaserera nutamereza amafaranga. Arangije umukobwa aratekereza, aratuza, yumva umugabo icyo ari gushaka kuvuga. Arambwira ati ni gute waba watwaye amafaranga? Ati warangiza ukajya kuyarya wenyine utamaye kuri ariya mafaranga, ntabwo ririre bureme turaza guserera. Mana nyagasani, witegereze neza. Umukobwa yakomeje kumusobanura, akomeza kumubwira ati n'ubundi mu by'ukuri ibintu uri kumbwira ntabwo biri kumvikana, kandi amafaranga uri kunyaka ntabwo nziga amafaranga ari hehe cyangwa se ari mu buhe buryo? Reba njyewe uri kushobora kuba wanyibeshyeho, ntabwo ari njyewe uri kuvugisha cyangwa se ntabwo ari njyewe ushobora kuba wanyibeshyeho kabisa, ahubwo ndakwinginze ibyo urimo byose ntabwo ari sawa, reka nkwereke disi. Arangije disi umugabo yarahindukiye atangira gutara umujinya, abwira umukobwa ati turaserera nutama amafaranga nta kintu turi bubashe kuvugana. Arangije umukobwa akomeza kumwirijyaho, akomeza kumubwira ati nyamara wanyibeshyeho n'amafaranga mfite. Kandi witegereze neza, uyu mugabo yari yitegereje n'umwana w'umukobwa, yari yamaze kumenya uwo ari we, yari yamaze no kumuvumbura ko ari we watwara amafaranga. Niyo mpamvu yamutekeye umutwe wo kuza kwicara ku muhanda ngo asabirize, ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo nuko umukobwa ibyamusobanuriraga naho byari bihuriye, kubera ko amafaranga n'ubundi umukobwa yari yamaze kuyatwara. Arangije umugabo akomeza kuguma aho ngaho muri ubwo buryo, yigumira aho ngaho, ntiyagira ikindi kuntu abigenza, aratuza yigumiraho. Ariko mu
by'ukuri ikigaragara cyo ni uko uwo mudamu yari ari aho ngaho ari kumusobanurira, ariko umugabo kubyumva biranga. Arangije yahise aca inyuma ku ruhande aramukurura aramubwira ati gera hino mbanze kubasha kuba nakubwira, nutemera ko tugabana ariya mafaranga biraza kuba ibibazo, kumbe witegereze neza. Arangije aramubwira ati nta kibazo reka tubyumvikane. Umudamu yamukubise ivi, arangije ahita aca inyuma ku ruhande ahita amufata ku maboko. Arangije aramubwira ati ahubwo wa mugabo we, ikintu uri gushaka n'ukuntu uri gukomeza kunyiruka inyuma ntabwo birubashe kuguhira, reka nkwereka ahubwo uko bigiye kugenda. Ubu ni njye ngiye kugukontorora kubera ko nagusobanuriye wanga kunyumva, none reka ariko mbari ngiye gukontorora, ahubwo ayo mafaranga uri kunyaka ni wowe ugiye kuyazana. Umudamu yakomeje gufata uwo mugabo akomeza kumufatira inyuma aramubwira ati n'ubundi uko byamera kose nutazana bwo ayo mafaranga ari wowe birakubana ibibazo. Ayo mafaranga wahereye kare uri kunyaka ni amafaranga bwoko ki ko ni amafaranga wigeze uma? Umudamu yakomeje kumubwira ati ahubwo ufata inzira tugende, ngiye kukujyana njyewe nkwereke uburyo ngiye kuguhemukiramo kubera ko wakomeza kunyizinongaho kuva kare, reka nze fata inzira tugende ubu ngiye kukwereka ibintu ngiye kugukorera. Umudamu yahise atangira kubwira umugabo ati imbere tugende ngiye kukwereka ibyo ngukorera. Arangije umugabo yakomeje kwikananuza nambaraga byari bicyanze, byarangiye bagiye bafashe inzira bagiye. Nuzacikwe n'agasone ku butanda bakunda cyane.